nubaha usibye ko hashize imyaka 20 ntaheruka kumubona, nigira namubona rimwe ndumva hashize nk'imyaka nka 16. muri iyo myaka 3 naramubonye, ariko ntinya kumwegera, nanga kumwegera bitewe n'uburyo cyari ameze. Yarize amashuri 6, agiye gukora diplome arayibura, arakora bwa kabiri arayibura, arakora bwa gatatu, arangije ahita abona amanota meza amujyana muri kaminuza. Uyu mutipe ntabwo yigize acika intege mu kwiga kaminuza yiwe, yarize ararangiza, arangije kwiga kaminuza mbese yahise yigira mu kandi kazi keza cyane. Uyu munsi wa none muri iki gihugu ni umuntu wubashwe cyane, ndetse nanjye ubwanjye mubonye usibye ko yantungura akaba ati kadogo bimeze gute. Uyu munsi ariko nanjye narakuze nabaye umuntu w'umugabo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimba waratsinzwe ukwiriye kongera ukagerageza. Na Yesu ari guhumura impumyi byaranze ari karongera. Uyu munsi wa none nagira ngo mubwire ngo nimba utarabonye amanota ya diplome ukwiriye kongera ugakora, ndetse bikaba na kabiri ndetse bikaba na gatatu. Imana yatugirire neza. Umugabo witwa Eliya, uyu mugabo witwa Eliya umunsi umwe ngajya guhura na Ahabu, arangije aramubwira ati ndashaka uteranya abahanuzi ba Bayale, numara kubateranya hanyuma icyo ndibuze kukubwira ndakikubwira nyuma, kandi uzane n'amapfizi angahe, uzane amapfizi 2. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ryo jambo ngendereye cyane, ahubwo ndashaka kugenderera ijambo rivuga ngo none arangije ngo azamuka umusozi wa Karumeli. Hanyuma akimara kuzamuka ngo yicara kuri uwo musozi, yicaye umutwe wiwe ureba mu maguru. Arangije abwira umugaragu we, aramubwira ati genda undebere ku nyanja uko bimeze. Uyu mugabo arangije ageze ku nyanja ngo yitegereje inyanja, aragaruka abwira shebuja ngo nta kintu mbonye. Arangije aramubwira ngo ntubigire rimwe ahubwo bigire 7. Wowe wakoze rimwe uratsindwa, wowe wakoze 2 uratsindwa, wakoze 3 uratsindwa, ariko urananiwe. Ntabwo ukwiriye kugira gute, ntabwo ukwiriye gukora rimwe ngo wumve kunaniwe cyane, ahubwo ukwiriye kongera. Uyu munsi wa none hari icyagutsinze, ariko ukwiriye kongera. Washaka nawe ukabigira kangahe, ukabigira 7. Imana yatugirire neza. Kandi Imana yo mu ijuru idufashe. Umunsi umwe Yesu Kristo ngarangije ngaza kuzamuka mu gashyamba ngo kitwa Getsimani. Hanyuma ngo ari kumwe n'abigishwa biwe, arangije arababwira ati reka nigira imbere. Yigira imbere arasenga, akimara gusenga yumva umubiri urananiwe, agaruka kubigishwa biwe arabura ati ntabwo mubaye maso. Arangije yigira imbere nanone bwa kabiri, arongera arasenga, ariko nanone umubiri ugatinya bitewe n'ibiki byari bigiye kumukorerwaho. Ariko arangije arongera aragaruka bwa gatatu, arababwira ati kubera iki mutabana amaso nanjye, mwankundiye mukaba maso. Arangije arongera asubirayo bwa gatatu. Ku bwa gatatu niho yagize gute, niho yabonye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zituruka mu ijuru zimuha imbaraga. Arangije abati noneho bibuka ushaka mwami ntibibuko shaka. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo gutsindwa rimwe ntabwo ari we wenyine ukwiye gutsindwa rimwe, ahubwo na Yesu yaratsinzwe, ahubwo kwari kukwibutsa kugira ngo wongere ugerageze. Eliya arangije abwira umugaragu we, aramubwira ati ntugerageze rimwe gusa, ahubwo genda inshuro 7. Ku bwa 7 arangije avayo aragaruka, aramubwira ati mbonye agacu kangana n'ikiganza gaturuka mu nyanja, ariko karangana n'ikiganza. Arangije amubwira ati rero ihute ubwira Ahabu yicare ku igare ryiwe, yihute kugira imvura itaza kumunyagira, kuko hagiye kugwa imvura iteye ubwoba. Ariko nyaruka umubwire yihute cyane. Imana yatugirire neza. Mwene data waratsinzwe. Wakoreye perime 1 uratsindwa, ukorera perime 2 uratsindwa, ukorera perime bwa gatatu uratsindwa. Musi umwe nagiye mu kizamini naritsindwe inshuro zigeze kuri 2. Hanyuma ku bwa gatatu mpura n'umwe arangije wari ukoze inshuro 7, arambwira ngo uyu munsi ni umunsi wa 8 nibwo mbonye perime, kandi ubwanjye ntuye mu mujyi wa Kigali, mfite imodoka yanjye bwite, ariko uyu ni umunsi wa 8 nkoze, ariko uyu munsi ndayitahanye. Uyu munsi mwene data waratsinzwe,
bwa mbere waratsinzwe n'ubwa kabiri waratsinzwe, ariko ntabwo ukwiriye gucika intege ngo uvuga ati ubirambikira aho ngaho. Oya, ongera ugerageze, ongera ugerageze bwa gatatu, ongera ugerageze bwa kane, ongera ugerageze bwa gatanu, ongera ugerageze bwa gatandatu. Birashoboka ko ku bwa karindwi uzabona icyo washakaga. Imana yatugirire neza. Nagira ngo nkubwire ngo iyi nshuti yanjye yankundaga nkiri umwana, mu by'ukuri yakoreye diporome bwa mbere aratsindwa, akora diporome bwa kabiri aratsindwa, akora diporome ku bwa gatatu abona motivasiyo imujyana muri kaminuza. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ntiwihebe, ahubwo ukomeze ugerageze gukora. Ejo n'ejo bundi uzabona agacu kangana n'ikiganza, ku buryo uzajya ubabwira ati dore ngaki icyo nashakaga, dore ngiki. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo ntucike intege mu byo ugerageza gukora. Waragerageje mu gucuruza biranga, ariko uyu munsi wa none ukwiriye gukomeza kugerageza. Waragerageje mu kwiga uratsindwa, ariko ntabwo ukwiriye kubirambika. Ongera wige, wongere utsinde turokome, wongere ugerageze kuzageza igihe urangirije kwiga amashuri yawe. Ntucike intege, ndakubwira ngo ntucike intege. Uyu munsi wa none ntucike intege, kubera ko Yesu Kristo nawe yaragerageje arananirwa, ariko ntiyacika intege. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo ntucike intege. Imana yatugirire neza. Imana yacu idufashe. Najya nkubwire ngo gukora ibizamini ukwiriye kubikora, washaka ugatsindwa, ariko hari umunsi umwe uzatsinda ugatahana ibyishimo, ugahagarara hera hayo ukayishimira. Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Uyu munsi wa none hari ubutumwa bwo muri Amerika afite. Ubu butumwa buteye gute? Ubu butumwa turabusanga mu gitabo cya Mariko. Ubutumwa bwiswe bwanditswe na Mariko, ibice byaho 12 ku murongo wa 30 n'umurongo waho wa 31. Nyakubahwa muyobozi, mu by'ukuri ukwiriye kugerageza. Yesu Kristo agiye gupfa yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo ndagiye, ariko ndagira ngo mbahe amategeko mukwiriye kugenderaho. Itegeko rya mbere ryavugaga iki? Itegeko rya mbere ryavugaga yuko ukwiriye gukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose, hanyuma ukizera Kristo, ukizera Imana, ntuyibangikanye, ahubwo ukayisenga mu bintu byose ugerageza gukora. Imigambi yawe yose ukayiharira Uwiteka. Iryo ni ryo tegeko rya mbere Yesu Kristo yasigiye abigishwa kugira ngo natwe rizatugereho. Ariko uyu munsi wa none, nyakubahwa perezida wa Amerika, uyu munsi wa none iri tegeko nurigenderamo, ubwo ruswa uzaruseraho kandi bizagenda neza. Ariko nutarigenderaho, nagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzaruseraho ubwo ruswa rwose. Hanyuma irindi tegeko rya kabiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mugenzi wawe iyo ashonje uramugaburira. Mugenzi wawe iyo yambaye ubusa uramwambika. Mugenzi wawe iyo yabuze amakayi urayamuha. Mugenzi wawe yabuze minerevare uyifite urayimuha. Mwene data nyakubahwa muyobozi, ndagira ngo aya mategeko abiri uzayagenderemo. Mu by'ukuri nizera yuko nubwo ari Ikinyarwanda, ariko nizera ko aya magambo ashobora kukugeraho. Ariko mu by'ukuri utagendeye muri aya mategeko abiri, gusenga Imana, ukunda Imana n'umutima wawe wose, nagira ngo nkubwire ngo ubwo ruswa ntabwo uzaruseraho. Nagira ngo nkubwire ngo nudakunda abantu Imana yaremye, nagira ngo nkubwire ngo ubwo ruswa ntabwo uzaruseraho. Ariko muvandimwe nyakubahwa muyobozi, nagira ngo nkubwire ngo igihe cyo kwegera Imana kirageze. Aya magambo nayahawe mu kwezi kwa 12, nubwo yatinze kubageraho wari utararahira, ariko uyu munsi wa none uri umuyobozi. Mu by'ukuri egera Imana usenge. Numara gusenga Imana, ubwami bwawe buzakomera, ubwami bwawe buzaba bwiza, ubwami bwawe buzakomera. Ariko nutegera Imana ngo ukunde n'abantu b'Imana, ukunde ikiremwa muntu, mu by'ukuri ndakubwira ngo ubwo ruswa ntabwo uzaruseraho. Imana yatugirire neza. Hanyuma afite ubundi butumwa bwa M23. M23 Imana yebaba we, reka duhanure mu izina rya Yesu. Dufashe duhanure mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza. Duhanure ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma abakunda Imana n'abakunda ubutumwa bwiza bazabibona. Bibiliya dusomere Abami ba mbere ibice 18 ku murongo wa 43 na 44.
usome tugendana hanyuma mpanurire M23 hanyuma nitahire Imana yatugirire neza. Wankunda utankunda icyo nzi cyo nuko Imana ishaka ko nkora umurimo wayo hakiri kumanywa. Hanyuma umugabo witwa Tise nawe yampaye intashyo kuko mu by'ukuri narongeye ndamusura kuko ijambo riravuga ngo twongere. Ukwiriye kongera ugasura abantu, ukwiriye kongera ugasura abantu bo muri gereza, ukwiriye gusura abantu bo kwa muganga, ukongera ukabasengera. Abantu bakeneye amasengesho. Hanyuma Tise nawe yampaye intashyo arambwira ngo mbasuhuze, hanyuma nimara kubasuhuza mbaye intashyo mu butumwa bw'iswa bwanditswe na Matayo ibice byaho 9 ku murongo wa 4 havuga ngo mwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kumanywa. Turimo turakora umurimo w'Imana hakiri kumanywa. Turimo turakora umurimo w'Imana tugihumeka umwuka bazima, tutarahura n'ibibazo, tutarahura n'intambara zitandukanye z'ubu buzima. Mu by'ukuri uyu munsi wa none Tisi yaracyahanura nka kera, ariko mu by'ukuri ari kugendera mu kagare, ntabwo ari kubona uburyo ki yatambuka ngo agere mu rusengero yongera hanure. Ariko iyo umusuye arahanura, imbaraga yari afite kera zariyongera, ahubwo ikibazo nuko ari kugendera mu kagare. Ariko Imana yatugirire neza, n'akagare azakavamo. Imana yatugirire neza. Reka dusome Abami ba mbere ibice 18 ku murongo wa 43 na 44 tugendane. Ibice 18 umurongo waho wa 43 kugeza 44. Dusome. Abwira umugaragu we ati nini naha Abami ba mbere soma pardon 11 29 turebe. Abami ba mbere igice cya 11 umurongo ijambo rya Yeroboamu. Yego umurongo aho wa 29 ku murongo wa 31. Ubwo na Abami ba mbere 29 31. 11 29 31. Okay, 11 29 cyangwa turebe. Kanze gato. Imana irashaka ko dukora umurimo wayo. Nuko icyo gihe Yeroboamu yari mu nzira ava i Yerusalemu. Umuhanuzi Ahiya witwa Ahiya w'Ishiro arahamusanga. Ahiya uwo yari akanishije umwenda mushya, kandi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yeroboamu ati enda ibitambaro 10 kuko ariko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze. Rekeraho. Amen. Hanyuma uyu nguyu Ahiya arangije ngahura na Yeroboamu. Uyu Yeroboamu ni umwana wararewe kwa Salomo mu bwami. Hanyuma Bibiliya ivuga iki? Bibiliya igaragaza yuko uyu Yeroboamu yari umwana w'umupfakazi, ariko yarerewe hehe? Yarerewe mu bwami bwo kwa Salomo. Hanyuma rero kubera ko Salomo atigeze akiranukira Imana, hanyuma ngo arangije uyu muhanuzi Ahiya arangije ngaza guhura nawe ari kuva i Yerusalemu, arangije aramubwira ati rero Uwiteka yakuntumyeho. Umva M23, Uwiteka yakuntumyeho. Hanyuma ngarangije ngo yarakanishije ngo igitambaro, ngo iki gitambaro aracenda ngo agitaburamo ibitambaro 12. Arangije ngo ibitambaro 10 yabihaye Yeroboamu. Arangije kubiha Yeroboamu aramubwira ati iyi ni imiryango 10 nguhaye kugira ngo uzategeke ubu bwoko bwa Isirayeli. Hanyuma imiryango nanone 2 cyangwa umuryango umwe awusigira nanone yawusigiye uwo bita Rehobowamu umuhungu wa Salomo. Ariko icyitonderwa umuhanuzi yaramubwiye ngo ntabwo
ubwami bwa Salomo nzabuguha kiriho, ahubwo Salomo namara gutanga niho nzaguha iyi miryango ukayiyobora. Uyu munsi wa none rero mu by'ukuri mumenye neza yuko muri iyi miryango 12, reka ngereranye n'iki gihugu. Iki gihugu cya Kongo birashoboka ko gifite intara 25 cyangwa se intara 30, ariko mu by'ukuri Uwiteka abahayeho imishumi ya 1/3. Laveme tutejezeveme, abahaye 1/3 cy'icyo gihugu cya Kongo kugira ngo mugituremo, kandi mugituremo n'imiryango yanyu yose, kubera ko Uwiteka ariko yabyishimiye, kubera ko Kongo irimo irakora ibintu bidakorwa, irimo iranga ikiremwa muntu. Mu by'ukuri nubwo Trump hari ikintu ari gukora muri iyi minsi kitari cyiza, ariko mbere iyo wagendaga umugore akabyarira muri Amerika baguhaga ubwene gihugu. Iyo Kongo mwayivukiyemo, iyo Kongo muyibayemo imyaka itabarika hafi imyaka irenga 80, kandi muri abakongomani, ariko mu by'ukuri Kongo yarabihakanye. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka arabyemeye yuko abaha imishumi. Ni imiryango 12, byasobanuraga imiryango 12 Yerobowamu uyu muhanuzi Ahiya yatabuye ibitambaro 12 bisobanura imiryango ya Isirayeli 12. Hanyuma Imana irangije iramubwira ati rero ntabwo nzakiguha Salomo akiriho, ariko Salomo namara gutanga nzakiguha. Arangije nibwo kumuha ibitambaro 10 bisobanura imiryango 10, hanyuma arayiyobora. Uyu munsi wa none Uwiteka yishimiye kubaha icyo gihugu, nimba ari intara 25 cyangwa 30. Uwiteka arashaka kubaha 1/3 mukagituramo, mukanywa amata, mukagira amahoro, mugatura, mugacuruza bikemera, kubera ko Uwiteka yabyishimiye. Nubwo abantu babatera ubwoba, ariko Imana irabashyigikiye. Nubwo abantu babanga, ariko Imana irabashyigikiye. Nubwo amahanga yabahagurukira, ariko Imana irabashyigikiye. Kandi iyo ushyigikiwe n'Imana, uko byagenda kose amata uzayanywa, bazakuroga byange, bazagutega byange, kubera ko ushyigikiwe nandiho. Imana yatugirire neza. Bene data, ndagira ngo ntimugire ubwoba kandi ntimucogore, mwongere muharanire amahoro. Mu by'ukuri murimo murakora neza. Impamvu muri gukora neza, murimo gufata abaza babasanga, ntimubagirire nabi, ahubwo mukabakira, mubikora neza. Umunsi umwe umukozi w'Imana arangije ngasenga isengesho rimwe, avuga ati ndashaka kwiza ingabo uzihuma amaso, hanyuma wamara kuzihuma amaso nkazijya imbere, nkazijyana aho shaka. Arangije ngarazijyana, azigeza mu mugwa. Arangije azereka umwami w'igihugu cya Isirayeli. Arangije aramubwira ngo ariko se databuja nzitsinda ahangaha? Arangije arababwira ati ariko abantu mwanesheje, ingabo wafashe 2 wazitsinda ahangaha, ahubwo zifungurire, ahubwo ziha amazi zinywe, hanyuma bazisongera ubugari, hanyuma zibegeho, muzibagire n'ibimasa, hanyuma babajye ku kanyama. Mu by'ukuri rero Imana yo mu ijuru murimo murakora neza, kubera ko ingabo ziri kubazaho muri kuzifata mukazakira, mukazibwira ati nimujye hariya, abaturage mukabashyira hariya. Icyo kintu muri gukora Imana izakibahera umugisha. Mu by'ukuri umuntu watsinze akamanika amaboko ntabwo ukwiriye kumwica, ahubwo ukwiriye kumugaburira. Warangiza kumugaburira ukamubwira ati ngaho itahira amahoro. Imana yatugirire neza. Amen. Hanyuma rero icyo mbifuriza, mugire courage, ntimucike intege, kubera ko n'iki gihugu mu by'ukuri ingabo zacu zarateraga zigatsindwa, zigatera zigatsindwa, ariko mu by'ukuri ngo barongera baratera, bagwana kigabo, bavuga ati reka tubohore umwana w'umunyarwanda, kuko twarimo tuzira ubusa, twarimo turengana. Ariko ingabo z'igihugu zirangije zigwana zidasubira inyuma, kubera ko Imana yari irimo ibitegereza, kuko bari gukora igikorwa cyiza. Barangije bagwana umuhenerezo, Imana ibaha imbaraga, igihugu barakibohora. Hanyuma ubu dusigaye turyama twiyambuye bose, dusigaye turyama nta kibazo dufite. Mu by'ukuri turanezerewe, igihugu cyacu turanezerewe, kubera ko turara tugenda, turakora amasaha 24 bugacya tukongera tugatembera. Umuhanda wacu ni amahoro, aho dutuye ni amahoro, mbega nta kibazo dufite, kubera ko bakomeje bacunga umutekano. N'ubundi ntabwo baryama, ahubwo bakomeza kongera gukora icyo bita gucunga umutekano, baducungira umutekano, bavuga ati umunyarwanda ahari hose naryame
neza, nasinzire neza, Imana yatugirire neza. Mwene data rero nakuzaniye ijambo rivuga ngo ukwiriye kongera ugakora, ukwiriye kongera ugakora mu izina rya Yesu, ukwiriye kongera ugakora, ukwiriye kongera ukubaka, Imana yatugirire neza. Hanyuma rero mu by'ukuri ndumva twasenga Imana, ariko ukwiriye gusenga Imana, ukwiriye gusenga Imana, ukwiriye kwegera Imana. Mu by'ukuri birashoboka ko watsinzwe, waraneshejwe, ariko ntabwo ukwiriye guheranwa n'agahinda, ntabwo ukwiriye guheranwa n'imibabaro, ahubwo ukwiriye kongera ukagarukira Imana. Waraneshejwe, wagiye mu byaha, ariko mu by'ukuri ukwiriye kongera ukagarukira Imana. Imana kubera ko nayo iragukeneye, Imana nitugirire neza. Imana iragukeneye ko yongera ikagukoresha, Imana iragukeneye ko yongera ikakuba hafi, mwongera mukajya inama. Hari akantu maze iminsi ndeba Theo yashyizeho, Theo bose babireba, akantu kavuga ati ndimo ndashaka kongera gutanga ubuhamya. Ni byiza kongera kugarukira Imana, ni byiza kongera ukihana. Ariko ejo bundi hari uwamye ambwira ngo umudamu aragwaye, ariko mu by'ukuri nubwo agwaye, indwara agwaye ntabwo ariyo kumwica, ahubwo hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo kugira ngo ibyo yakoreye byose bimushiraho kugira ngo yongere atangire bushyashya. Ariko uyu munsi wa none Imana igushyigikire, umudamu wawe akire mu izina rya Yesu. Ariko mu by'ukuri wongera ugarukira Imana, wavuze Imana, waririmbiye Imana, watambiye Imana, wongera ugarukira Imana, wongera usenga Imana. Lave me tutejeze veme, wongera ugarukira Imana, ati wongera ugarukira Imana, wongera utanga ubuhamya, wongera usenga Imana, Imana izongera kugirire neza. Lave me tutejeze veme, Imana irashaka ko wongera ugaruka, ukagaruka mu nzu yayo. Imana irashaka ko wongera ugaruka, ukongera ugaca bugufi, ukongera ugatanga ubuhamya, ukongera ukagenda bundi bushyashya. Imana irashaka ko wongera ukihana, hanyuma mukongera mugatangirana bundi bushya. Birashoboka ko indwara agwaye atari yo kumwica, ahubwo ari yo kugira ngo yongere igukureho ibintu byose yari yaraguhaye. Ariko Imana nigushyigikire, igukirize umudamu, Imana yatugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko mu by'ukuri ukwiriye kongera ukagerageza. Mwongere musenge, mwongere mwegere Imana, twongere twegere Imana. Ntimukuke umutima w'ibyo muri kumva. Imana iratugose, Imana izadutabara, kandi Imana izaturengera muri byose. Mu by'ukuri nongere mbaho icyizere, igihugu cyacu kirarinzwe, kandi ntabwo kirinzwe n'amaboko y'abana b'abantu, ahubwo imbaraga z'Imana nizo zifasha iki gihugu kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kigire umutekano. Ngaho rero mu by'ukuri nongere mbabwire ngo ukwiriye gukanguka. Wari warasinziriye, ariko ukwiriye gukanguka. Hanyuma nongera kwibuka ririya ijambo Tise yampaye, riri mu butumwa bwiza bwa Yohani ibice byaho bya 9 ku murongo wa 4, ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Bene data rero reka dusenga Imana. Ariko mu by'ukuri birashoboka ko washatse perime ntuyibone, birashoboka ko washatse provisoire ntuyibone, ariko ntabwo ukwiriye gucika intege. Ahubwo Imana yari yambwiye ngo wongere ukore, kuko na Yesu Kristo yagerageje bwa mbere guhumura impumyi biranga, agerageza bwa kabiri birakunda. Yagerageje gusenga bwa mbere ari Getsimani biranga, arasenga bwa kabiri biranga, ariko ku bwa gatatu abona imbaraga. Wongera ugerageze ukorere provisoire, wongera ugerageze 2, 3, 5. Hari abantu bagiye babona provisoire bakoze inshuro 10 na zingahe. Hari ababonye perime bakoze inshuro 8, 12. Rero hari n'ababonye za diplome bongeye gukora